1994 umwaka mutindi, umwaka utazibagirana gato mu mateka y'Abanyarwanda n'isi yose muri rusange kubera Genocide Yakorewe Abatutsi igahitana ubuzima bw'abarenga miliyoni y'Abanyarwanda. Ni ku nshuro ya 30 u Rwanda rwibuka inzirakarengane zaguye mu mahano ya Genocide Yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Mu bishwe muri Genocide harimo n'abari abahanzi b'indirimbo zagiye zikundwa na benshi kandi n'ubu zigikunzwe kandi zikiri mu mitima y'abatari bake. Biragoye kurondora amazina yose y'aba bahanzi bishwe muri Genocide uko yakabaye, kuko uretse abari bazwi cyane kurusha abandi bitewe n'aho bakoreraga ubuhanzi bwabo, hari abandi batarashyirwa ahagaragara cyangwa amazina yabo akabazwi na bamwe. Muri abo twavuga nk'ababarizwaga mu matsinda, amatorero na korali zo hirya no hino mu Rwanda. Gusa uko iminsi igenda iza niko urutonde rw'abahanzi bahitanywe na Genocide rugenda rugaragazwa, uko ubushakashatsi bugenda bukorwa cyangwa abantu bakagenda bibukiranya bamwe mu bahanzi bishwe muri Genocide Yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku rutonde rw'abahanzi bazize Genocide Yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Reka dutangire ku muhanzi Sebanani Andrea. Umuhanzi Sebanani Andre yavukiye mu yahoze ari komine Kigoma, Perefegitura ya Gitarama mu mwaka w'1952. Ubu ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Amashuri yisumbuye umuhanzi Sebanani Andre yayize Shyogwe, akomereza muri Collège Officiel de Kigali, ariko aza kwirukanwa hagati ajya gukora nk'umucungamari muri Trafipro i Kabgayi. Inama y'igihugu y'itangazamakuru ivuga ko Sebanani Andre yakoze kuri Radio Rwanda muri gahunda zinyuranye, harimo Discothèque Phonothèque ya Radio Rwanda, urwenya, ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda, ndetse yanabaye umukinnyi w'ikinamico mu itorero Indamutsa. Azwi cyane mu makinamico akinanye ubuhanga bwimbitse, n'ubu agikundwa n'Abanyarwanda. Azwi cyane ni Nzashira Ingurugunzu nkiri ingagi, Icyanzu cy'Imana bakunze kwita Uwera n'izindi. Mu 1990 Sebanani yafunzwe mu bo leta yariho yitaga ibyitso by'inkotanyi, afunguwe ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Orenfor bwariho bwanga kubusubiza mu kazi ngo ntibakorana n'ibyitso by'inkotanyi. Yari umunyamakuru n'umuhanzi ukundwa na benshi kubera zimwe mu ndirimbo ze zakunzwe cyane: Urabaruta, Karimi ka Shyari, Zuba ryanjye, Urwo ngukunda n'Ikimeza, Mama Munyana, Suruka yaririmbanywe n'umufasha we Anne Marie, Nkumbuye umwana twareranywe, n'izindi nyinshi zakunzwe cyane muri biriya bihe. Sebanani yagize ibihangano by'umwimerere we kandi yibandaga cyane ku buzima busanzwe, kwerekana ibitagenda, ibyo yabonaga ibintu bizamba mu muryango nyarwanda ndetse no ku rukundo. Nyakwigendera yari afite impano yo kwicurangira akoresheje ibyuma bya kizungu nka piano, gitari, kuvuza ingoma n'ibindi. Mu mwaka w'1973 nibwo yinjiye mu itsinda ryitwaga Vox Populi, nyuma y'aho Sebanani na bagenzi be batangije Orchestre Impara yakunzwe ndetse kugeza n'ubu igikundwa na benshi. Kuva icyo gihe banayise bamuha akazina k'akabyiniriro Pepe la Rose. Sebanani ni umwe mu bahanzi barazwe no kugira abantu inama yifashishije ubutumwa bukubiye mu ndirimbo ye yise Karimi ka Shyari, aho yakanguriraga abantu kurangwa n'umutima ukunda, batababazwa n'ibyiza abandi bagezeho. Nyakwigendera Sebanani Andre yari umuntu urangwa n'urugwiro, ndetse ugasanga arangwa no gususurutsa abo bari kumwe akoresheje ibiganiro bisetsa. Sebanani yari umwe mu bantu banga umugayo n'umushiha cyane ko mu buhanzi bwe habaga higanjemo amagambo yamagana urwango, amatiku, kwivanga mu nyangere n'ibindi. Nyakwigendera Sebanani yararimbaga, akaba n'umunyamakuru wa Radio Rwanda, akaba yarishwe muri Genocide Yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Sebanani Andre yashakanye na Mukamurisa Anne Marie tariki ya 2 Nzeri 1979, babyarana abana 4 aribo Shejeriane wavutse muri 1981, Damara Diane wavutse muri 1984, Shengo Frida wavutse muri 1985 na Songa Aristide wavutse muri 1988. Tuzahora tumwibuka umuhanzi Sebanani Andre. Undi muhanzi w'umuhanga wahitanywe na Genocide Yakorewe Abatutsi ni umuhanzi Rugamba Sipiriyani.
Umuhanzi Rugamba Sipiriyani ni umwe mu banyarwanda bishwe ku ikubitiro mu gihe cya Genocide yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 kubera imibereho ye n'umuryango we yo kubaho gikristo. Kiliziya Gatolika mu Rwanda yatanze ubusabe i Roma kugira ngo agirwe umutagatifu. Rugamba Sipiriyani yishwe ari kumwe n'umugore we n'abana be 6. Umuryango wa Rugamba uri mu bishwe ku ikubitiro ubwo Genocide yakorerwaga Abatutsi yatangiraga. Rugamba Olivier umuhungu we avuga ko byari bigoye ko Rugamba yarokoka kubera ko yari yarashyizwe ku rutonde rw'abagombaga kwicwa. Aho yari atuye ku Kimihurura hafi y'ikigo cy'amashuri ya Ifake, hari ikigo cya gisirikare cyabagamo abasirikare barindaga Habyarimana. Yari anaturanye kandi na Theoneste Bagosora, umwe mu bateguye bakanashyira mu bikorwa Genocide yakorewe Abatutsi. Tariki 7 Mata 1994 nibwo yishwe hashize iminota 30 ahamagaye kuri telefone abana be Rugamba Olivier na Dorcy Rugamba, bo batari baraye muri urwo rugo kuko bari baragiye kurwaza nyirasenge Butare. Abana be bibuka ijambo yababwiye abasaba kuzaba abagabo kuko yari azi ko ari bupfe. Ubwo bazaga kubica yari yarayasenga n'umuryango we, ndetse yari yarayanasohoye indirimbo Nzataha Yerusalemu nshya. Ababishe babanje kubakubita ibibuno by'imbonda, nyuma barasa amasasu y'urufaya. Umwana we warokokeye aho ni Sirdar Rugamba, kugira ngo arokoke yarashwe isasu bagira ngo yapfuye, ariko aza kuva mu mirambo. Aragenda abwira bakuru be ko ababyeyi babo bishwe, aza guhunga abasanga i Bujumbura. Tuzahora tumwibuka umuhanzi Rugamba Sipiriyani. Umuhanzi Karemera Rodrigue azwi cyane ku ndirimbo zifite amagambo aryoheye amatwi n'ijwi rye rigororotse. Iyo wumvise indirimbo ze yahibye guhera mu myaka y'1970 umva zuje ubuhanga ndetse n'injyana n'ibyuma bicuranze neza kandi binogeye amatwi. Karemera Rodrigue yakoze indirimbo nyinshi mu ndimi zitandukanye nk'Igifaransa, Ikinyarwanda, Igiswahili n'Icyongereza, bimuha gukurwa n'abumva izo ndimi zose. Rodrigue Karemera yari umwe mu bahanzi bari bazi umuziki bitari gusa impano, ko yari anafite impamyabumenyi ihanitse muri muzika yakuye muri kaminuza i Burayi. Mu myaka y'1975 kuzamura, Rodrigue Karemera yari mu bahanzi 3 bagize itsinda Pamaro, Impine ya Pascal, Auguste, Martin na Rodrigue Karemera. Ubwo yari muri iri tsinda nibwo yaririmbye zimwe mu ndirimbo zatumye amenyekana cyane nk'Ubari Joro, Kwibuka n'izindi. Nubwo ariko yari umuhanga kandi inganzo y'inyura benshi, ibyabujije ko yagiye ahohoterwa mu buryo butandukanye azira ko ari umututsi. Nk'ubwo yahimbaga indirimbo Ubari Joro ya mbere n'iya kabiri, leta ya Habyarimana yamureze ko ari guhamagarira inyenzi gutaha, hanyuma arabizira. Nyamara ngo ubutumwa bukubiye mu ndirimbo Ubari Joro bwari bugenewe umuvandimwe we wahungiye mu gihugu cya Uganda agaherayo, agira ngo arebe ko yabona amakuru ye. Mu ndirimbo Ubari Joro, Rodrigue Karemera yagize ati: "Muvandimwe wanjye Ubari Joro, uraho uracyakomaho, natwe ino ngaho turaho, uretse ko tutaza gukuru kawe, uzagira ugaruka Ubari Joro, twese uko turi turagukumbuye." Iyo ndirimbo ya Karemera ikomeza igira iti: "I Bugande niyo haba heza hateye rwose, nta gihugu cyaruta u Rwanda." Muri iyi ndirimbo akomeza ataka u Rwanda ndetse anamubwira amakuru y'abo mu muryango we. Karemera Rodrigue ni umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bari barakoze amashusho ya zimwe mu ndirimbo zabo, kuko iby'ikoranabuhanga byari inzozi mu Rwagasabo muri icyo gihe. Rodrigue na benshi mu muryango we bishwe muri Genocide yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Mu bana be 3 basigaye harimo Iradukunda Valerie wamenyekanye kuri televiziyo y'u Rwanda mbere gato ya Genocide mu ndirimbo Ihorere Munyana. Tuzahora tumwibuka umuhanzi Rodrigue Karemera. Undi muhanzi twibuka wahitanywe na Genocide yakorewe Abatutsi ni umuhanzi Bizimana Loti. Umuhanzi Bizimana Loti yavukiye mu karere ka Karongi ahitwa Ikirinda mu gace ko hafi ya Nkoto, akaba yaravutse mu mwaka w'1950. Umuziki we wamenyekanye cyane mu myaka ya za 90, gusa yaje guhitanwa na Genocide yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Uyu mugabo yari afite umwihariko mu miririmbire ye. Bizimana Loti yakoraga indirimbo zinganjemo gushyenga no gutebya, ariko byuzuyemo impanuro ndetse n'ubuhanga buhanitse.
injyana ye nayo yari umwihariko, kimwe mu byashimangiraga ubuhanga n'itandukaniro ku bihangano bye n'iby'abandi bahanzi. Indirimbo nka Nta Munoza yaririmbamo ngo sigaye ndi umuzungu, sigaye nitwa patoro n'izindi zitapfa kwibagirana mu mateka y'umuziki nyarwanda, n'Imana ikomeye umuziki w'u Rwanda wabuze. Kugeza n'ubu uzumvise yumvamo umwihariko w'injyana, nyamara ubutumwa butagira uko busa. Bizimana Loti yari umwarimu, dore ko yari yararangije muri kaminuza mu ishami ry'uburezi. Bamwe mu bo yigishije bamaze kuba abasaza, batangaza ko bakundaga ukuntu yabasetsaga cyane bitewe n'indirimbo ze, ndetse bamwe iyo bumvise nk'indirimbo ye amarira arisuka kubera ukuntu bamukundaga. Bakomeza bahamya ko uyu muhanzi yari umugabo w'igikundiro, ukunda igihugu ndetse n'umunyamujyi, wangaga akarengane ako ariko kose. Ikindi cyamurangaga, yakundaga ukuri. Akiri muto yakundaga umuziki cyane, ahanini yabikomoraga mu muryango wabo. Habagamo umuhanzi witwaga Rumarana, yaje guhimba injyana yita Ikibatsi. Na n'ubu hari bamwe mu bahanzi bakiyikora, harimo n'ababyiruka ubu. Tuzahora tumwibuka umuhanzi Bizimana Loti. Undi muhanzi wahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 94 ni Bizimungu Dieudonné. Bizimungu Dieudonné yavukiye ku Mukamira mu karere ka Nyabihu mu 1959, atabaruka 94 azize Jenoside yakorewe Abatutsi, aho yari atuye mu mujyi wa Kigali n'umugore we Uwimbabazi Agnes. Bizimungu avukana n'abavandimwe benshi bagera ku 10 bakaba bakiriho. Ngo yabiganza yayikomora ku muco nyarwanda mu bitaramo, aho yasusurutsaga abashyitsi mu bitaramo by'iwabo akoresheje inanga. Bizimungu yize amashuri abanza Gatovu muri komini Ramba y'icyo gihe. Icyiciro cya mbere cy'amashuri y'ubumenyi rusange ayiga i Rubengera, yahoze ari perefegitura ya Kibuye, ubu ni mu karere ka Karongi. Amashuri yisumbuye yayasoreje i Nyanza muri Kristo Roi. Yakoze akazi k'ubwarimu iwabo, aho yaje kwimuka yerekeza mu mujyi wa Kigali ku Muhima, ari naho yatangiriye urugendo rwe rwa muzika ku rwego rwisumbuye, waje kumenyekana mu Rwanda hose. Icyo gihe yitabiriye amarushanwa y'umuco mu kigo ndangamuco Centre Culturel Franco-Rwandais, aza ku mwanya wa 5 n'indirimbo ye Tunyana Iwacu Ntunyanira Amajeri Niyera Nzaguha. Ayo marushanwa yatumye atangira kwinjira mu nganzo, maze ayimba indirimbo zitandukanye zirimo Araje Munini n'izindi zatumye amenyekana cyane. Yakoze akazi k'ubwarimu, anakora mu kigo cy'igihugu cyari gishinzwe kubaka inyubako za leta. Yashinze urugo mu 1984 n'Uwimbabazi Agnes uvuka i Rubengera mu karere ka Karongi. Babyaranye umwana umwe bamwita Noella. Tuzahora tubibuka aba bahanzi Bizimungu Dieudonné n'Uwimbabazi Agnes. Umuhanzi Gatete Sadi yarazwi cyane muri orchestre Abamararungu. Iyi niyo yaririmbye indirimbo Ijambo ry'Ukunda, Julienne, Urugo rw'Umugabo n'izindi nyinshi. Nawe ari mu bahanzi bahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi Mata 1994. Nawe umuhanzi Rugeri Nyange Eugene nawe yazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu muhanzi azwi muri orchestre Ingeri ikiriho kugeza ubu. Abahanzi bazize Jenoside ni benshi, ariko abenshi ntabwo bigeze bamenyekana bitewe n'aho bakoreraga umuziki nk'uko twabigarutseho haruguru. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ntawibwiraga ko u Rwanda ruzongera kuzanzamuka mu bahanzi ngo rwongere rugire abacuranzi n'umuziki rufite ubu. Mu kwiyubaka u Rwanda rwagize mu myaka 30 ishize, ntawatinya kuvuga ko no muri muzika hari byinshi byakozwe kandi bitanga icyizere ko ejo hazaza hazaba ari heza. Twibuke twiyubaka. Mwakoze cyane kudutega amatwi, mukore subscribe, like na comment. Imana ibarinde. Ciao, shalom.